beauty. Izi mpamvu tugiye kuba turebera hamwe ni izishingiye ku bushakashatsi bwifashishijwe igihe kirekire kugeza na n'ubu, bwifashishijwe n'abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abashakanye cyangwa se relationship experts. Bakomeje kubwifashisha kugeza na n'ubu uhereye igihe bwasohoreye, kuko bwasohotse muri 2013, ariko abashakashatsi bagiye bakomeza babwifashisha n'ubundi, cyangwa se abo bahanga mu bijyanye n'imibanire y'abashakanye, kugira ngo barebe ese izo mpamvu ni izihe, bafasha ababikeneye. Ni ukuvuga ngo ni ubushakashatsi bwifashishije abantu 52. Muri abo 52 abagabo bari 21 ndetse n'abagore bari 31, ariko muri abo 52 abantu 36 cyangwa se abagabo 18 n'abagore 18 bari abashakanye. Ni ukuvuga ngo muri abo 52 bakoze muri ubwo bushakashatsi hari harimo amakupure 18. Ubwo umugore n'umugabo wabateranya bose bakaba 36. Ubwo abandi bari basigaye wenda yabaga ari umugabo umwe cyangwa se umugore umwe ariko atari couple. Urumva ko byanafashije no kuba bamenya nyirizina ibijyanye n'ubu bushakashatsi, kuko babazaga nyine n'ababanaga bakabasobanurira uko ibintu bimeze. Ikindi ni uko muri aba bose 52 iyindi kriteriya cyangwa se ikindi cyagenderwagaho kugira ngo abe yaza muri buno bushakashatsi ni uko aba yarigeze kuba yahabwa, cyangwa se couple zarigeze kuba zahabwa amahugurwa ajyanye no ku mibanire y'abashakanye mbere y'uko bajya mu rushako. Ni ukuvuga ngo aba bose 52 bari baritabiriye buno bushakashatsi, na mbere y'uko bashakana bari baragize gute, bari barahawe inyigisho zabigishaga cyangwa se zagarukaga ku bijyanye n'imibanire y'abashakanye, kugira ngo bategure bazabashe kuba babana, nubwo byafeirinze bikarangira n'ubundi batabashije kuba bakomezanya. Ubu bushakashatsi rero nkuko nagiye mbigarukaho bwari bugamije kurebera hamwe ese ni izihe mpamvu zateraga izi gatanya. Noneho muri izi mpamvu zateraga gatanya ni iyihe, cyangwa se ni izihe mpamvu zabaye nk'imbarutso nyamukuru yo kuba umwe yahita afata iya mbere ngo ajye kwaka iyo gatanya. Reka tudatinze rero dukomeze n'imwe mu mpamvu ya mbere yagaragajwe n'aba bantu bari mu bushakashatsi. Impamvu ya mbere yagaragajwe ni ukuba barabuze icyitwa lack of commitment, kunanirwa kwiyemeza gukemura ibibazo biri mu rushako cyangwa se byabasangaga mu rushako. Ngo bananirwaga kwiyemeza cyangwa se bakarambirwa imbogamizi bagendaga bahura nazo. Indi mpamvu ya kabiri mu mpamvu 3 nyamukuru zagaragajwe n'ubu bushakashatsi, impamvu yo gucana inyuma kw'abashakanye, ukaba umugore wawe akaba yaguca inyuma cyangwa se umugabo nawe agaca inyuma umugore. Ndetse kino ni iki cyagaragajwe n'aba bose ko ari 52 nko kuba cyarabaye imbarutso cyangwa se intandaro yo kuba umwe muri couple yagira gute yafata iya mbere akajya kwaka gatanya.